ubu ikipe iruzuye imbaga yanura mugabo imbaga n'ubukwe cyangwa ibirori biraryoshye ibyacu byo murabizi ko ari amakuru kandi arahari ku bwinshi bamenye ko ingabo zo muri Afrika y'Epfo ngo zishaka kongera kuza mu kurwana na M23 defense mechanisms mu by'ukuri sibwo bagitaha saba kakanya ikibazo urimo kubitangaza mu muhango wo kwakira bazaca hese none ne kibazo n'ibyo bintu ntabwo ari byo bazaba baba parachutiste bazamuka mu mitaka nka kumwe abafaransa bamanutse mu mitaka ngo abarundi ari igitero cy'ikinyogote bakoze muri Vietnam bikarangira baba uhumbahumbye bamugane ngaye nguko rero turi ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu yango kamena amasekuru azamenekara yegoya none bihe nibyahindutse ntago yabura kumeneka ariko umunsi nk'uyu rero hari byazamenwa n'inkamure se zivuye he hari byaranze uyu munsi mu matora tariki 23 Kamena akaba ari umunsi w'174 mu minsi igize umwaka akaba asigaye 191 ngire ku musozo kuyangenga bihagirwa kabisa umunsi rero nk'uyu mu 1940 reka bariho mpera Adolf Hitler yatembereye Ubufaransa kabisa ni mu gihe nyine ingabo z'abanazi zaramaje kwigarura Ubufaransa Hitler afata indege irwa zenguruka utaka mini kirere cy'Ubufaransa kugira ngo irebere ubwiza bwa Paris aca hejuru ya za Tour Eiffel avuga ati dare imbaraga zanjye umunsi rero mu 1314 hatangiye intambara yari igamije kubohora igihugu cya Scotland abandi bita Ecosse umunsi nk'uyu rero mu 1758 mu ntambara yiswe y'imyaka 700 ni mu gitero cyabereye Krefeld mu Budage ingabo z'Ubwongereza zakubise inshuro iz'Ubufaransa abongereza n'Abafaransa barwanye igihe kinini hari niyo bize kurwana y'imyaka 100 abantu bajya kwiyunga baramajije gusekurana cyane umunsi nk'uyu mu 1812 Ubufaransa boyowe n'umwami Napoleon bwigaruriye Uburusiya ariko byamaze iminota mike cyane ni ya Moscow campaign byarangiye nayo imurangije ubwe Uburusiya ntago ari gupfa kubwigira ariko nabo batsinzwe n'ikirere cy'Uburusiya bo bita General Iver niko babyita cyangwa se General Winter nuvuga ngo umujenerali wa mbere Uburusiya bugira ikirere cyabo ubukonje bwabo barabihitira na ya operation ya Hitler ya Barbarossa ni na rimwe nicyo cyamurangije ubukonje bwabo basanga umusirikare ari ku gifaro yananiwe intoki zagagaye no gukura muri sane ngo yihagarike ngo birangirizaho ntago akantu ko gashyika gakomeza umunsi rero nk'uyu nguyu mu 1894 nibwo hashinzwe komite olympique ishingirwa mu Faransa mu mujyi wa Paris biturutse ku cyifuzo cyatanzwe na Pierre de Coubertin nibwo bashinze komite olympique abantu barayizire ko ibamo ingeri nyinshi umupira w'amaguru byose byinshi cyane n'ibintu bya acrobacy nikundira zitera umunsi cyane rero umunsi nk'uyu rero mu 1941 Eritrea yabonye ubwigenge umunsi nk'uyu rero none mu 1959 inkongi y'umuriro yibasiye hoteli mu mujyi wa Starihan muri Norvege ihitana abantu 32 umunsi rero nk'uyu mu 1967 nibwo tukiri nyine mu ntambara yo gutita nibwo Lyndon B Johnson wari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahuye na minisitiri w'intebe wa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete Alexei Kosygin bahurira nyine muri New Jersey muri Amerika umunsi rero nk'uyu mu 1968 ku kibuga cy'umupira w'amaguru cya Buenos Aires ubwo ni muri Argentina habera imirwano itoroshye hagati y'abafana ihitana abantu 74 abandi 150 barakomereka umunsi rero nanone mu 1945 muri Irlande igitero cya bombe kibasiye indege ya Air India nyine nkira yageze accident ejo bundi abantu bagashira yishe 220 yego rero go icyo gitero nyine cya bombe kishe abantu 329 bari bayirimo urumva nyine ni Irlande y'Abahinde ariko byabereye muri Irlande umunsi nk'uyu rero Moldova
yabonye ubwigenge nyine bukuye kuri leta zunze ubumwe z'Abasoviyete ubwo ni mu 1991 ubwo n'ubundi intambara yo gutita yarangiraga rero mu munsi nk'uriro muri 45 mbere y'ivuka rya Yezu nibwo havutse wita Caesarion wo mu Misiri akaba ari umuhungu wa Jules Caesar na Cleopatra niwe mwamikazi wenyine wayoboye w'umufarawo wayoboye Misiri akaba rero yarabyaranye na Jules Caesar akaba yari umwami w'abami wa Roma cyangwa se ubwami bw'abaromani rero umunsi nk'uyu bavutse hanavutsemo Zinedine Zidane aka Zizou rero yavutse umunsi nk'uyu mu 1972 rero uyu ngo akaba ari umunsi mpuzamahanga w'abapfakazi abantu bose babasinga mazazi abenshi muri twege bavukaho ubwo rwose bagire abapfakazi rwose uyu munsi umunsi mukuru w'abapfakazi cyane rwose umunsi mpuzamahanga rwose w'abapfakazi abantu basinga mazazi n'abantu bakora akazi katoroshye rwose cyane yego ngaye mu abantu bitwa ba Thomas twagezemo n'intwari Thomas Sankara kabisa Thomas hari n'uwitwa Thomas Rubanga urimo kubica bigacika muri turi mu byo tuza kugarukaho mu kanya tuza kuvuga ku rugendo rwa Muhozi Kinshasa deja ari kumwe na Sekedini kubabona hano ari umuntu we nabonye ari burekinze ahantu kuri za mbuga ari wabiburekinze kagiye gufata rutema indege wagira ngo bari kumwe hano bagira za jimere wa muntu umuhurura kure bw'inzobe uyu munsi rero ni umunsi watangirirweho ikintu cyitwa Operation Turquoise ubwo mukanya turaje tuyiganireho akaba ari ubutumwa bw'abafaransa bavugaga ko bagiye kuza kubungabunga amahoro mu majyepfo y'Iburengerazuba bw'u Rwanda bavuga bagiye gukora icyo bita safe corridor kuko buri mu ntambara hose zibamo zitwa safe corridor kuko buri no kurwana n'umuntu buri munsi musigira azaca wibeshye gato niyo wamurusha imbaraga umuntu bingana ukubite ariko umuha amarembo iyo ni formule y'ipusi kwako ni ipusi udashobora kuyifungira niyo waba ufite Rwanda Karachiniko ni wafungira ipusi mu cyumba ugikinze ni wava muri muzima ubaye uri muzima wenda ariko amaso yaba yavuyemo rero niyo kwirinda iyo formule y'ipusi nicyo gituma uyirwana n'umuntu umusigira exit rero abafaransa bavuga baje mu buryo bari humanitaire kuza gufasha abantu kwita ku mpunzi n'ibiki ariko ubwo mukanya tujaje turebere hamwe koko niko byagenze rero ubwo dusoza by'uwo munsi mu mateka ubwo nyine tugiye kuza kumenya ko na Turquoise ari uwo munsi yatangiye tuze kureba yabaye ite yari imeze ba Thomas rero barimo Thomas Kamirindi na Tom ako ni umwe mu bantu bo kuri mwese batagira ibi ari netre harimo ako bari no Tom ni benshi Tom na Thomas so umwe ni bamwe urashavuga oya habamo na Tom Stokers Tom Stokers mutijima oya buri nabyo bagamba ni Tom yitwa Tom Stokers ariko abatom benshi na Thomas baba babihinnye Thomas naho ndavuze umubavu gira hero wacu ni Thomas umubavu ejo bundi warahuritse rwose aho yekada hano hari abantu barimo kudushinja ngo turabanuza ngo ntabwo ari byo umurabadede washwe da kada ngo kutuvuga ibintu ngo hayita bibi turimo turavuga kuri Victoire yashutse bari abana niko twabyise barimo nuza Wotewo na Cyuma ndetse n'aba Rashid abaha amafaranga baba professor Niga yari yaranditse ngo inkora mutima urumva none abana barimo barawunyariramo undi harimo aridegembya umwuzukuru we nawe barimo kumusura ubu rero nta kuntu yabafasha kota uwo muriro ubwo rero ni nkayo nk'uko tujye Nyarushishi ntacyo ibyo se hari icyo Nyarushishi cyane ku cyahoze ari Cyangugu cyahoze ari Cyangugu jyayo tabara mu kanya hari umukecuru wagiye guhumba subizi yego ndabizi yagiye guhumba rero mu murima none ngo bakubise impaka igizibwa nayo bukomeje kwiyongera mu bantu hari n'umukobwa nabonye wihekuye yego hari umuhungu wiririmbiraga indirimbo yo kwibuka barangije barimo guceka abanyero ngo arimo arasakuza arimo yiririmbira
ngarimo arasaka kuko se yarasakuza akenshi umuntu iyo atera indirimbo udakunda abagusakuriza kuko ntabwo aba agreeable yego ikindi kintu dukwiye ubuvuzi mu Rwanda buno baratera imbere cyane barebe cyane ku kibazo cyo mu mutwe mental health mu bantu cyane mental health abapfumu ko nabo babacuraguze ko bongeye kubura umutwe abacuraguze ibyo ngibyo ni gakondo uburyo ni gakondo biratandukanye urumva aho ngo harimo ikibazo cy'amateka cyane cyane ashingiye ku ngengabitekerezo ya genocide macakubiri urumva cyo kuba babantu nyine n'icyunamiyo kigize babarakare abafite agasiringi bo baragenda bakajya hanze babegera gukora indirimbo abatagafite no gushyiramo ekuteri bakiyumvira ndomboro ya solo bakajya mu ngo zabo bagakinga bakumva bakareba amafilime yandi hari n'abo badashaka ko zihagarara yego bagakomeza bakazumva kubera yuko hajyamo connectivity hagati yabo n'ababo urumva rero ni ingeri zombi ikibazo kandi cyo mu mutwe w'amugani ni kiririyo cyane rero hari ibyo akenshi na kenshi twita ibyaha akenshi na kenshi tudashingiye ku nkomoko kubera yuko twashyizemo logique ntabwo nshaka gushyigikira ibibi ariko nanone iyo umuntu agize amahirwe akavuga uhita umenya uruhande aherereyemo ababibitse mu mitima yabo noneho ukuntu bangana umenya uruhande aherereyemo iyo atavuze rero ntumenya n'igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge bugeze ndumva ejo nibwo nahoze numva kuri radiyo imwe hano mu Rwanda minisitiri wa minubumwe Bizimana arimo avuga ati naho twakekaga yuko ari amahoro haboneka umwanya wo kuyobora diyoseze ya Shyogwe hanyuma ubwo bagatangira gutekereza ese ni muntu ki uri bujye kuyobora ubwo rero ni ikibazo kigaragara mu ngeri zose ku buryo tugomba kumenya ngo ese n'abihaye Imana nabo twashaka muri ADPR se ntibizwi noneho hazarani nabyo yabivuze muri ADPR mu by'ukuri abasilamu byize kubaho muri amini njya nkunda gutanga ntabwo wapfa kuba mu njya nkunda gutanga nk'ibiganiro nkavuga ngo haracyari kare imyaka 31 kare ngo ni kare koko nkubwire ingengabitekerezo bayitapfunye imyaka ingahe ndeba guhera dushatse rega buriya dufatira kuri reforme ya Montaigne ni 24 buriya nibwo wavuga ko umusumari wa mbere urutangiye guhera muri 24 urumva byibuza ikinyejana hanyuma waruzi neza yuko genes zawe bimwe twajya batwigisha ngo amaraso tunyangingo waruzi neza yuko ububyaye se umubyara muri iyo ngobye yego none se buri umuntu agirwa buriya muri chromosome z'umuntu habamo icyitwa genotype na phenotype ni physique y'umuntu kwa kuno ubona umwana akabana asanase ariko akabara genotype bya gene zawe uhereze ziba zihari byanga wayirandura mu myaka 30 bishoboka biragoye hari nubwo rwose taranduka burundu generation imwe ikavaho indi sigaye hari utuntu tuya dukunda gukoraho mu gihe tugiye kujya Nyarushishi hari ibintu tuya dukunda kuvuga ahangaha twebwe ntago twarize byensire ntago tubeye ko ubushakashatsi bukorwaho n'ubundi ariko nubwo ntabwo nakora iriya mibare y'ubumwe n'ubwiyunge sinjya nyemera ko iriya pourcentage ni ndende ariko bitero uguze igituma se buriya abanyarwanda ukuntu duteye ndamutse nzanye mikoro ya radio mwezo ukazana RBA umuntu atanga televiziyo zitandukanye kandi ari umuntu ushaka kumva asigaye akubwira icyo ushaka kumva buriya niyo utakora research the end justified the means ngo koko abantu bamaje kwiyumvamo iki kubana neza n'ibiki ariko tubibonera cases zo mu gihe z'ingengabitekerezo zirazamuka ziramanuka igisubizo ni zirazamuka kuzamuka ibikorwa nk'ibi ngibi byibasi urabibona guhera mu kwa gatatu kujya mu kwa karindwi byano bikunda bari kigaragara inzira cyari ndende nkuko yakivugaga n'imyaka mugana gusa yisije n'ingari igihe noneho akadusasa inzobe urumva kandi tudahungabanyije ubumwe inzira y'ubumwe kuko leta nayo ntabwo igomba gutuza ntabwo igomba guhora ariko nanone abakozi bayo niko mvuze abakozi bayo bagomba kwiha amanota nibyo navugaga nyine ubushakashatsi yuko bakoze kuko nibiha makeya biragaragara ko badakora kandi babihemberwa gusa
rwose inzira hari cyakozwe gifatika gusa inzira iracyari haracyari urugendo. Rwanda Wax Rwanda rwarakoze, igihugu cyarakoze. iyo urebye uburyo abarokotse bitabwaho wabimenya ugeze Kanombe ku bitaro, wabimenya ugeze Faisal cyangwa Rugusashika Nduguyangu, ukabona yuko bamuzana Kacyayi bakamwishyurira iyo miti. Urumva ntabwo birengagize yuko ibyo bikomere barabifite n'iki, ariko n'uyu munsi hano uburyo bitabwaho ukareba n'undi tuvuge n'utararokotse uyu munsi umukene abahabwa ingoboka afite hari abahembwa 30. Yego wenda umuntu ashobora kuvuga ku isoko bihagaze bite, ariko bireba nakazi uvuga batarabona nayo ngayo shawa agatamika kwiguye ari umugabo wishwe muri jenoside twaga Shimiryo Jean Ede Shimiryo ariko noneho nawe agafashwa ni social protection y'abanyarwanda bose muri rusange, iryo pfundo ry'ubumwe. Ariko kubera yuko iminsi ikiri mikeya kandi urugendo rukiri rurerure, iyi ni inzira y'umurage tuzaraga abana bacu yo kubabwira yuko kuba umuhutu cyangwa umututsi nta kintu byakwishyurira, kandi hari ubihemberwa buri kwezi, kandi umukene wo n'umukene w'uwo barangana. Hanyuma umukire wo n'umukire w'uwo basangira akarahuri kandi n'amaraso bava burya ntagatandukanye. None se haruva y'ubururu no gutanga inshuti nyinshi tugira burya ntago dushingira ku mazuru, yagendeyeho wakumirwa kubera ko abahemu baba hose. Waruzi ko nta bwoko butagira ububurunga n'umugabo. Inyarushishi rero reka duhere ku kintu twavuga gikomeye cyane mu mateka y'u Rwanda. Muraza kumva uburemere bw'ikintu cyitwa Operation Turquoise. Abantu benshi bayumva nka Operation Turquoise bakumva yuko ari safe corridor yari iki. Hari n'abantu burya baharokokeye, urumva, ariko hari abantu bafatiwe ku ngufu nka miliyari, ntabwo babura bafatiwe ku ngufu. Ubuhamya ni bwinshi na Minister Bizimana yabyutse bigarukaho, ariko ndakubwiye ngo abafashwe ku ngufu n'abazungu ni benshi cyane. Operation Turquoise ubundi ni iki? Ni ubutumwa bwa gisirikare bwa Turquoise. Cyari igikorwa cya gisirikare cyakozwe n'igihugu cy'u Bufaransa, cyemejwe n'akanama k'umutekano ka Loni ku itariki ya 22 Kamena 1994 mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ibikuru cyane umuntu yamenya ibikomeye muri Operation Turquoise nuko yatangijwe na Repubulika y'u Bufaransa. Byari tariki ya 22 Kamena 1994, ihabwa uburenganzira n'umwanzuro wa Loni nomero 929. Impamvu zatanzwe ngo byari ugutabara no kurinda abasivile bari mu kaga. Intego nyamukuru rero zatangajwe ngo hari ugushyiraho uduce twizewe ariyo safe zones, aho abasivile bashoboraga kwihisha, gutanga ubutabazi bwihuse ku mpunzi n'abimuwe, kumira ubwicanyi bwakomeje mu bice bimwe by'igihugu, impaka n'amakenga ku mikorere yayo. Hariho mbere ya byose gushinjwa gutabara abakoze jenoside yakorerwaga abatutsi. Ubufaransa bwagirwaga icyaha, bwashyizweho icyaha kuba bwarashyigikiye ubutegetsi bwa Habyarimana bwari bwarateguye jenoside. Hari ibimenyetso bivuga ko Operation Turquoise yafashije bamwe mu bagize uruhare muri jenoside guhungira muri Zaire, ubu ni RDC. Ubwo byumvikana neza yuko safe corridor ntago yari y'abatutsi, yego yari yo kurinda kiriya gice abakirimo kugira ngo n'imigambi bayikomeze, cyangwa se bakora icyo twakwita mu cyongereza riyoge, yego bongere bisuganye n'ibyo. Ikindi cya kabiri, yaratinze cyane, yaje ari uko inzirabwoba zirimo gutsindwa uruheno, kuko yatangiye jenoside imaze kurenga amezi 2 kandi miliyoni z'abatutsi bari bamaze kwicwa. Uduce twizewe rero twabaye indiri y'abicanyi, aho Ubufaransa bwashyize ingabo zabo go mu majyepfo y'u Rwanda nka Cyangugu, Kibuye na Gikongoro. Haje kuba ahantu heza ho guhungira ku bakoze jenoside, aho guha ubuhungiro abari barokotse. Ikibazo cy'amakimbirane hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa, Ubufaransa n'ubundi bwakomeje gushinjwa kugira uruhare mu byaha byo gutegura no gushyigikira jenoside. Guverinoma y'u Rwanda yakomeje gusaba ukuri n'ubutabera. Icyo bisobanura rero nubwo yitwaga ubutumwa bwo kugira neza, Operation Turquoise yashinjwe kuba yarakingiye ikibabicanyi kandi yaraje kwangiza cyane icyizere cy'Ubufaransa mu karere ka Afurika k'ibiyaga bigari, cyane cyane mu Rwanda. Ku buryo niba mwibuka neza, muri operation yitwaga Apana Mariris, Apana Silverback, operation yitwaga Black Hawk Down ndo iri y'abanyamerika muri Somalia. Amerika yari yaramaze rero kugira ubwoba, iravuga iti ntazongera kujya gusebera hano, banabicishe kuri CNN. Kuko icyari kigamijwe mu by'ukuri kuri Operation Turquoise, ingabo z'Abafaransa zari zigamije kuza kurwanya inkotanyi.
cyane. Reka nguhe nk'urugero, ingabo z'abafaransa muri operation turquoise bitwaje indege avion de ravitaillement ebyiri. Brequet Atlantique nayo yari tabajwe n'Ubufaransa. Ni ibidege binini bya rutura, ni ibidege binini cyane by'intambara. Indege y'intambara Casa 235 nayo yavuye Paris, ari mu Bufaransa. Urumva? Zara Mirage FS7 zarenye nazo dore ngizo mu bicu. Urumva? Hitabajwe kandi Gazelle 10, Gazelle ne tukajugujugu. Urumva? Indege z'intambara zizwi nka Jaguar zarenye, Jaguar mu masegonda make bigutakayeho. Ngira ifite umuvuduko Jaguar, ni Jaguar nyine. Mirage F1CR nazo zarenye. Urumva? Super Puma zitabajwe nazo neshatu. Sinakweretse Gazelle cyane. Super Puma yo imeze neza nka Apache cyane. Urumva? Noneho hari ikintu kimwe rero abanyarwanda bakwiye kumenya, intwaro z'inkazi abafaransa boheje muri operation turquoise zari zo kurinda abasivile, zari zo kurwanya inkotanyi. Ibyo abafaransa muri zone turquoise bisa nk'ibya wa wundi ugusanganira afite indabo mu kaboko k'ibumoso akiburya hisha icyuma gacigatiye inyundo. Wagira ngo urangamiye iyo mpano ugashiduka utazi ikigukubise, agukubise ya nyundo yarahishe. Hemezwa neza ko operation turquoise ku munsi nk'uyu cyane cyane ubwo ni tariki 22 Kamena icyagaragajwe nk'impamvu yayo yari ibikorwa by'ubutabazi ku bari mu kaga. Iyo uvuze ibikorwa by'ubutabazi ubuvuga gutanga za polisi za polici n'ibisuguti bya compact ku bafite inzara, ubuvuzi bw'ibanze ku bakomeretse by'akarusho, hakabaho gutambamira abicanyi ngo badakomeza gukora ibara. Abafaransa rero muri zone turquoise aho kwitabaza ibyo tuvuze haruguru bazanye intwaro za karabutaka bisa naho biteguye kurwana inkundura. Ibaze nawe gutabara bitwaje indege z'intambara zirenga 30 n'abasirikare 2500, kandi byari bizwi ko icyo gihugu cyari gifitanye umubano mwiza na leta yari iriho, yaba y'abatabazi n'iyari yarayibanjirije zarimo zica abatutsi uruhondogo. Hari byinshi byakwibaza rero kuri izo ntwaro n'uwo mubare w'abasirikare ndetse n'intambara y'inkundura byasaga nkaho biteguye kurwana. Ese koko izi ntwaro zari zigenewe gutabara abatutsi bari mu kaga becwa umusubirizo na leta yagendaga akaboko ku kandi n'Umufaransa, cyangwa niba hari undi mugambo udasanzwe wari ubyihishe inyuma? Ku itariki ya 22 Kamena mu mwaka wa 1994 umuryango w'abibumbye ubisabwe n'Ubufaransa ufashe umwanzuro numero 929 nkuko twabigarutse haruguru wemera Ubufaransa kohereza ingabo zabwo mu Rwanda muri operation turquoise. Nyuma y'imyaka 20 nyuma y'imyaka irenga 30 Ubufaransa bwanze kugaragaza no kwemera uruhare rwabwo muri jenoside yakorewe abatutsi. Nyamara ibimenyetso n'ubuhamya bwa bamwe mu Bafaransa ubwabo byerekana ko operation turquoise yari igamije kurwanya no guhashya inkotanyi, gufata Kigali no gusubiza ubutegetsi guverinoma yakoraga jenoside. Gusa minsi ishize perezida w'Ubufaransa yaje mu Rwanda yifatanya n'abarokotse ndetse na papa nyuma y'uko atabaruka nawe yaravuze ati rwose kiliziya ntago yabaniye u Rwanda. Capitaine Guillaume Ancel wanditse igitabo Va sombre sur le lac Kivu, ubwo mu Gifaransa sinzi mbisomye neza. Wowe uzi Igifaransa cyane komeza rwose Va sombre sur le lac Kivu yari umwe mu basirikare b'Abafaransa muri operation turquoise. Yemeza ko yahagurutse mu Bufaransa yahawe amabwiriza ko yo gutegura igitero kigamije gufata umujyi wa Kigali bagasubiza ubutegetsi guverinoma y'abatabazi. Niki cyabagombye mu nkokora Thierry? Icyabakomye mu nkokora ko bari baje kwisubiza Kigali nkuko Renzaho Perefe yari yabivuze ko yari yabivuze. Wumva ari cyabakomye mu nkokora? Nawe ntago uri umwana yabanganye nk'abararagira mfata sije uribuka nabaje kudusura nyuma muri za twebwe hanga tuba twivugira amakuru yacu n'amakuru zonze umwe zaragize ubwo wenda n'ugukeka zakomeje n'ugukeka cyangwa ngo bakigera mu Rwanda bahandi mabwiriza yo guhagarika inkotanyi kugira ngo zidafata igihugu cyose. Avuga kandi ko aho ingabo za FARC zitsindiwe zikajya muri Zaire, Ubufaransa bwazohereje intwaro nyinshi cyane kugira ngo zishobore kugaruka gukomeza jenoside no kwisubiza ubutegetsi. Gutabara abatutsi bicwaga nabwo byigeze biba muri gahunda ya turquoise, nubwo ntabwo byigeze biba muri gahunda ya turquoise nubwo tariki 30 Kamena 94 batabaye abatutsi bake bari basigaye mu Bisesero. Abatabaye kandi nabo ubwabo bivugira ko babikoze ku bwende bwabo ndetse barenze ku mabwiriza y'ubuyobozi. Ubwo ni Ajida Chef Thierry Prognon uri mu batabaye yavuze ati nous avons en quelque sorte désobéi au ordre
et nous sommes montés sur la hauteur d'Obisesero quand nous n'avions aucun d'autre pour nous y entrer. Nous n'avons été que de notre propre chef. notre chef abafaransa bumbabarire mwihanga yabyumva icyambere bakoze bazamutse bakajya mu misesero gutabara batagendeye ku mategeko yabo birengagije ko mu mategeko yabo batanarimo kwa ibyo mu byumvisho nagerageje kubivuga neza mu kwakira 94 ikinyamakuru Raids cyo mu Bufaransa cyazobereye mu gutangaza amakuru ya gisirikare n'intambara zikomeye ku isi mu nimero yacyo y'ijana ingingo murayizi iyi nimero y'ijana inyibukije ya ngingo yacu tarimo kubinoza cyane twarabinonosa tuvuga tutazabatsinda agumeho inkuru ndende mu Rwanda rero yaranditswe yitwaga dossier intervention française au Rwanda kigaragaza neza gahunda y'Ubufaransa muri operation Turquoise. Hari operation yitwaga coup de poing. Icyo kinyamakuru kivuga ko kuva tariki ya 6 Mata 94 ubwo jenoside yakorwaga abatutsi yatangiraga hashyizwe itsinda ry'inzobere mu bya gisirikare ryo kureba uburyo Ubufaransa bwakohereza ingabo mu Rwanda muri operation bitaga coup de poing. Ubwo fata point vaneho ta ushyireho ga coup de poing ubwo ni ku y'ingumi ku urabona igikofi n'ingumi aya raporo rero yatanzwe n'inzobere muri Kamena 94 yagiraga inama guverinoma y'Ubufaransa kudasubira mu Rwanda kw'inkotanyi zari hafi gufata igihugu cyose kandi FARC zatangiye gukwira imishwaro. Ubwo urenze kuri ibyo ngibyo twavugaga aha hantu byaragaragaraga yuko byanze bikunze Ubufaransa bushobora kuhasebera cyane. Ikindi zo mpuguke zavugaga ko nuko kuva muri 90 Ubufaransa bwagerageje inshuro ebyiri kurwanya inkotanyi ntibushobore kuzitsinda. Impuguke zikavuga ko Ubufaransa busubiye mu Rwanda nabwo nta kizere cyo gutsinda inkotanyi cyaba gihari kandi ko gutsindwa n'inkotanyi byaba ari igisebo gikomeye ku buryo butunguranye. Ariko Alain Marie Juppé yirengagije iyo raporo tariki 15 Kamena 94 kanatangaza ko Ubufaransa bwemeje kohereza ingabo mu Bufaransa bwitwaje ubutabazi ari nayo mpamvu byagombye kwemezwa na Loni tariki 22 Kamena 94. Turquoise itangira ku mugaragaro tariki 23 Kamena uyu munsi. Ubwo rero ikintu wakibaza ni kimwe niba bavuze ngo Loni yemeje umwanzuro ako kanya bukiye bwaho birakoze ni abantu bamenye ko ntago izo ngabo ibyo bikoresho by'Ubufaransa byari biri kure. Bimwe byari muri Chad ibindi biri muri Central Africa ariko byinshi bari babikize ku kibuga cy'indege cya Goma. Rero igituma bafashe kara gace k'uburengerazuba bagira ngo bagere access kuri Kongo nayo ari nacyo gituma buriya kugenda bagafata izo mpunzi nyinshi bakazijyana i Kongo. Abantu bamenye ko bari babizi ko hari ahantu bagomba kuzahita agomba kuzaba kajagari ko bazi ko mategeko mpuzamahanga impunzi hunzi igihugu utayituza ku mupaka y'igihugu yahunze. Abantu bajya bibona n'urugero bayimvene turabatsinzwe 2012 na 3 babajyanye Kibungo ntago babajyanye ku Gisenyi ntago begeza umupaka. Rero iyo Turquoise bayikoze babizi. Ikindi kintu gufata abasirikare 2500 b'Abafaransa harimo 32 gusa abanyasenegali bari bafite impamvu kandi bari muri special force y'Abafaransa yitwa Prima niyo bari baje n'abasirikare b'abakomando bari baje kurwana. Ikindi bigize bajyaga barenga Turquoise bakagenda no mu gace batemereye kujyamo n'ikimenyimenyi bize kuza Butare bageze mu gahenero bahura n'inkotanyi bakubita yambushi ubwo ukuntu byagenze amatelefone ngo yaracicikanye ariko bahamagara abatsinda yari yibere hari hagati bari bahuye n'abahungu banda bo muri 157 birangira. Ikindi kintu ubwo nyine twavuga kuri izo perefegitura bari barimo ya Gikongoro cyangwa na Kibuye ahantu ubwicanyi bwari bukomeje nko mu Bisesero bahageze hari abantu byibuza barenga 5,000 byari bararokotse ariko muri abo ngabo yego birarayirwanyaho cyane nabonye baramukoreye na Monimo mu Faransa umwanda wamwitiriwe we n'umuhungu. Rero hari abantu bari barokotse babonye Abafaransa baje bagira ngo n'abantu baje kubatabara birangira nabo bibuze 4,000 byose bihise byicwa. Ikindi kintu gufata ku ngufu byo byarabagarega ahantu henshi tugiye kubivuga ko banashumurijwe na RTL mu bafashije kugira ngo yimuke muri mirongo rumba nyine muri 94 mu kwa 5 mu kwa 6 hagati cyane cyane mu kwa 6 muri kara gace ka Gikongoro bajya kwicira abantu kuri ikira kigo cy'imyuga
kira kigo cy'imyuga cya Murambi abantu bafasha ahantu ibyo byo bari barashyizemo abantu rusange barahabetona bakibibaga bya basket na volley bakagirwa bahakina kandi babizi hari urimo kumva ikintu cyabazanye abantu bibuka muri izo mpunzi zahungaga bakagabana amarangamuntu ngo barebe ubwoko bwawe umuntu waje avuye Paris avuye Nantes cyangwa avuye Monaco hamwe visit Congo yagiye akaza kukubaza irangamuntu yawe ikindi kintu gigaragaza misiyo yabazanye RTM yari kamena amabanga ari nka Wikileaks RTM kuri 24 z'ukwa gatandatu 94 nibwo bemera iki yabivugiye ku Gisenyi ho bari barayijyanye ababwira ati ngo bakobwa b'abatukazi ngo mwoge mwambare mwisige mwambare za mini ngo byabizungereza by'abatukazi ngo barashize ngo inshuti zacu z'abafaransa zaje ngo muziza nyine na bamwe batora urimo kumva bari bazi misiyo ibazanye Turquoise yaje ije kurwanya inkotanyi nuko uretse wenda hajemo imbaraga zabira bihugu bikomeye bimwe bikavuga ati mwo kurwana cyangwa mugira ibiki ntago bambwira ngo ibyo bikoresho byose mu kanya rakera arimo kuvuga ni ibikoresho byaje bije guhungisha abaturage nowe abantu bazana n'indege y'intambara kuko nako na moto y'intambara afite na connection za intelligence bazanya za drone n'ibiki ikintu cyakibazanye byari kuza kurwana kigaragara rero noza icyemezo ba presence muri Loni kubera ko kiragihe Amerika iyo yari yatashe nkuko warimo kubivuga yari yamaje gukaraba ikintu cyitwa Afrika kubera abasirikare babo biciye muri Mogadishu muri Somalia bakakurura mu mihanda bakabaci ibintu bigakomera kandi bigaca kuri televiziyo y'abanyamerika yitwa CNN abantu bashatse afite internet bazayishaka yitwa CNN fact babibona aho ngaho rero abafaransa babashije kumaripira bagaragaza ko ari abantu baje nk'abantu baje kugiye abacunguzi kandi abantu babizi ko ubundi muri rusange ntaga abantu bafashe Saidi ushobora kubabwira ngo nibaze gukemura ikibazo bura n'icyo gituma Angola yananiwe kuko Angola Lorenzo byari bizi ko yari yafashe Saidi ya Kisekedi cyane rero na hariya niyo Turquoise abafaransa bari baragerageje kuza kurwana inkotanyi live muri operation yitwa Norwa yo mu mpera z'ikenda yo muri 90 baje gutabara Habyarimana yari yabitabaje na yandirimbe y'ibivugamo birangira rero operation Turquoise irajira baye bigaragara ko icyayizanye cyo kuza yakigezeho kuko yatumye habaho intambara ya mbere n'iya kabiri za Kongo kuko izo mpunzi zitajya muri Kongo mu kiriri inkotanyi zari kujya muri Kongo kujya kubacyura ntibyari kuzongera bikongera bakabona intwaro ya accelerating politike y'abacunguzi yanateye kano kajagari twose tubona muri kano karere ifitemo nabire bavuga by'ikibeho nabyo akenshi byari pod n'abafaransa ibyo bintu bivuze niko kira kinyamakuru Raids cyabyanze kubera ko gahunda yari yo kurwana n'inkotanyi kinyamakuru Raids kivuga ko Ubufaransa butategereje umwanzuro wa Loni kuva ku itariki ya 18 Kamena 94 bwatangiye gushyira hamwe n'abakomando batangiye gushyira hamwe abakomando bamenyereye intambara zikomeye barimo hamwe barwanira ku butaka mu kirere no mu mazi babaga Nîmes mu Bufaransa Djibouti Libreville na Réunion bahurira muri Centrafrique naho bahafata abandi bari basanzwe bahaba bose berekeza ya Zaire abenshi muri abo rero bari abasore batarengeje imyaka 23 bari bararwanye muri Somalia cyangwa Sarajevo tariki 20 Kamena 94 abo basirikare bari bamaze kugera Bukavu Goma na Kisangani muri Zaire ndetse ikinyamakuru Raids kivuga ko nubwo Loni yari taremeza Turquoise uwo munsi hari abambutse umupaka bagera Cyangugu mu Rwanda bashaka kumenya ibirindiro by'inkotanyi biri bazanye abasirikare ibihumbi ikindi kigaragaza ko Ubufaransa bwaje mu Rwanda buje kurwana n'umubare munini w'abasirikare 2500 ariko cyane cyane ubwinshi bw'intwaro zari ku kibibuga by'indege bya Goma Bukavu na Kisangani nkuko Meki yabigarukagaho tariki 24 Kamena 94 nyuma y'umunsi umwe gusa Turquoise itangiye ku mugaragaro General Jean-Claude Lafourcade wari uyoboye Turquoise yari amaze kugezwaho intwaro nyinshi cyane nkuko tubikesha icyo kinyamakuru intwaro yari afite zari ziriya nyine nahoze mbabwira muri operation Turquoise y'abafaransa bazanye intwaro z'inkazi ingabo zirwanira ku butaka barimo abakomando bo muri RPIMA ubwo ni regiment parachutiste d'infanterie de marine bafite intwaro zirasa hafi prima n'ubundi special force yabo bafite intwaro zirasa hafi ndetse na kure harimo zikoreshwa mu ijoro zifite night visions abarwanisha ibifaru n'abandi benshi bafite indege z'intambara za kajugujugu 10 bita Gazelle n'izindi 3 za Super Puma ingabo zirwanira mu kirere zari zifite indege zirenga 30 zarimo C-130 Hercule Falcon 20 C-160 Transar na Kasa DC-35 ingabo zo mu kirere kandi zakodesha indege imwe ya Airbus Boeing 747 imwe Antonov 124 Condor
17 zo gutwara ibikoresho bya gisirikare. Bro urimo urumva man bari baje mu ntambara muri make ibyo babeshyaga bari baje tujye mu mazi, bari bazi ko tujye mu mazi wumve. Mu mazi zazifite indege yitwa Breke Atlantique, imwe yakabuhariwe mu kuyobora imirwano, gutanga amakuru no kugenzura umwanzi, operation transmission et observation icyarimwe. Service y'ubuzima yari ifite abaganga 46 bafite ivuriro rishobora kubaga, bloc operatoire, ibitaro bifite ibitanda 50, laboratoire naho bacisha abarwayi mu cyuma serire radiologique. Bigaragara neza ko izo ndege zose ari iz'ubutabazi. Ku kirere intambara baye hagati y'abafaransa n'inkotanyi hagati ya tariki 23 Kamena 94 n'iya 5 Nyakanga 94, gahunda yari yo kurwanya inkotanyi. Muri iyo minsi ingabo z'abafaransa zinjiye kenshi mu Rwanda zishaka kumenya ahari ibintu by'inkotanyi, bamwe binjira Gisenyi, abandi Kibuye, hari n'abavuga ko bageze hafi ya Gitarama, abandi binjiye Cyangugu ndetse bagera i Butare, ariko aho ntibashoboye kumenya neza ibintu by'inkotanyi kuko zitatumaga hamwe, uretse zitagumaga hamwe, uretse aho bazibonye i Butare tariki ya 3 Nyakanga 94, ndetse bakozanyaho. Ibyo ngo biri mu byatumye bahindura gahunda yo kurwanya inkotanyi. Ikindi cyatumye hataba imirwano nuko guverinoma y'abatabazi ubwo yari igeze ku mupaka w'u Rwanda na Zaire ihunga, yasabye abasirikare b'Abafari bose guhunga kugira ngo abafaransa basigare bonyine bahanganye n'inkotanyi, bibe ngombwa ko barwana nk'uko byabaye muri 90. Ibyo nabyo ntibyakunze kuko kuva ku itariki ya 4 Nyakanga 94 inkotanyi zimaze gufata Kigali, zafashe umwanzuro wo gutwara kutarwanya abafaransa, ziguma mu birindiro zari zifite. Abafaransa nabo ngo batinye kurwanya inkotanyi bonyine kuko basangaga batsinzwe, cyaba ari igisebo gikomeye cyane. Hagati rero hagati ya 5 tariki ya 5 na tariki ya 20 Nyakanga 94 nibwo mu by'ukuri operation Turquoise yatangiye ibikorwa byakwitwa iby'ubutabazi, ariko nabwo bafasha gusa abari bahungiye muri Zaire, bafasha abari bahungiye muri Zaire biganjemo abari bamaze gukora genocide, babaha amazi, ibiribwa, ubuvuzi n'ibindi. Nyuma ya 20 Nyakanga 94 nibwo abafaransa batangiye kohereza fare, imbunda n'ibindi bikoresho bya gisirikare bitegura gutera baturutse Zaire nk'uko Meki yabivugaga. Umwanzuro rero kuba Ubufaransa bwararwanyije inkotanyi hakoreshejwe intwaro, politiki na diplomasi bikananirana, kuba butarigeze butabara umututsi n'umwe muri genocide n'abatabaye mu bisesero bakaba barabikoze ku giti cyabo, kuba barakomeje gufasha guverinoma y'abakoze genocide yari Zaire imaze gutsindwa, bizasaba ubutwari bukomeye kugira ngo Ubufaransa bukomeze bwerure buvuga ukuri ku ruhare rwabwo mu Rwanda muri rusange no kuri operation Turquoise, by'umwihariko kuko bwakoze amahano mu Rwanda hagati ya 1994 na 94. Abanyarwanda bo rero cyakora bazahora bibuka ubwitange bw'inkotanyi, ariko cyane cyane ubuhanga, ubushishozi no kureba kure by'umugaba mukuru wari uyoboye inkotanyi, nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Naho ubundi u Rwanda ruba rwarabaye umuyonga. Ahangaha hari ikintu kimwe abantu batajya babasha gukurura, cyangwa se wenda badashaka kubyumva, ntago bajya bakunda kukurura. Urabareka ariko urabihorera badashaka. Kigali murabizi neza yuko guhera ku itariki ya 6 inkotanyi zatangiye urugamba rwo guhagarika genocide no gutabara bicwaga. Kigali yari itararangira ngo ive mu Burundi kuko ejo bundi ku itariki ya 10 na kangahe nibwo hano Saint Paul twicaye na Sainte Famille bibukaga. Ubwo bisobanura neza yuko amaoperasiyo yo kurokora aba bantu bahangaha yaragikomeje, kandi already inkotanyi zarageze na za Gitarama na Butare. Sinzi icyo kintu muri mu kucyumva. Bisobanura yuko bagerageza kwigabanya mu buke bashoboye kugira ngo bahagarike genocide. Ndaguha nk'urugero, tariki ya 2 Kamena nibwo inkotanyi zinjiye ikabwaye mu kigo cy'abihaye Imana hirya no hino za Saint Joseph, za Philosophicum, za Serewo n'ahandi, batangira gutabara abatutsi. Ibyo bisobanura yuko ku itariki ya 2 Kamena babanje gukora igikorwa cyo gutabara abatutsi, bari aho ngaho intera mwesa nk'izi yakugenda ku Kamazuru, yari abasozi Kabgayi na Kamazuru, ubwo barenze mu ngendo mbene zari bigoze. Ubu ni Gitarama hagati mu mujyi wa Muhanga yo. Noneho ariko Kabgayi yo iri hirya gatoya burgiri hagati ya Gitarama na Shyogwe. Reka dukomeze. Noneho tariki ya 2 Kamena babashakira safe corridor nk'uko twabivugaga, noneho baragenda bajya mu Ruhango hariya kwa Yezu nyiri mu hantu wa muntu yabimye ikibanza. Yaravuze ngo kandi muzajya muyanyishyura bigendanye, muzajya muyampa bigeye n'agaciro ka $1 rigeze. Kode y'imyaka 99 ntabwo bwari bwarangiye. Ngo kandi muzajya hangana n'ingoma, kandi ngo muzajya muzina yama mu bipengere nta kibazo, muzajya muyampa mukurikije agaciro ka $1 rigeze.
yo kondisiyo sirira kondisiyo ibyo ariko ni ibitekerezo hari na muhungu wibereye i Canada ikinege kandi ibere i Montreal nuko noneho babazana hariya kwa Yezu Nyirimo inkotanyi zirahabazana basanga naho nta buhungiro buhari uko intera hamwe zari zarashinze intera hamwe zari zarashinze imbunda hakurya aho ngaho bavugaga mu ngendo mbi no bitazamwendo ya Kiryango hari n'indi side aho bitazakanyarira hari imisozi miremire cyane iyo iri hejuru burya rero enemy ya kuri hejuru akurasa umugenda cyane noneho babigiza ku ruhande ubwo n'abatutsi bari barokoye Kabgayi benshi kandi Kabgayi namwe mu hantu hiciwe abantu benshi kuko Kabgayi yari yarahungiyemo n'abantu bose baturutse imihanda igitandukanye yewe n'abaturutse muri Kigali noneho urumva tariki ya 2 Kamena hari na factory yuko na guverinoma batabaza nayo hari ifite n'imbaraga yahakize noneho urumva tariki ya 2 Kamena babatwaye mu Ruhango bageze mu Ruhango basanga naho ntabwo biragenda neza biba ngombwa yuko baba batwaye gato y'Inyanza ugira ngo ni mu makamyo abana batoya barira iki kandi babacira inzira ku buryo bamakinga show yuko nta mini iri bakubita barangije ubwo aho bahageze babahaye ifunguro rikemura ryari rihari ririmo umuceri n'imyumbati yo gusekura hari amadokumentari menshi agenda abigaragaza hariya barimo bahinga barimo basekura imyumbati niba munibuka neza hari umugabo witwa Boniface Kayumba umusirikare wari uteruye umwana mutoya amucigatiye ayo mafoto tujya tumubona uriya yitwa Boniface Kayumba uriya mwana yarakuze gaburi rwa Gitima ntago abizi nibyo ntago abizi noneho kera kabaye rero byaje kurangira buriya Kayumba ni ahantu hitwa ku Munini rero ni haruguru ya hariya nyine twavugaga kwa Yezu Nyirimo aho ku Munini Kayumba yahageze ari kumwe na batayo ya high command yari herekeje abashyitsi barimo n'abanyamakuru bari baje kureba buryo genocide yari imaze gukorwa noneho afanda aramubwira ati genda urebe niba hari akaba karokotse abona kariya kana agashyira mu iponjo ya gisirikare aragaterura barakarukora ibyo ari byose uriya mwana ariho noneho Kayumba rero buriya ntushobora no kumubwira uti sobanurira ibyo bintu ngo bikubwira vatereka nuko ari giye bafotoye ariko hari abakozi birenze ibyanjye ati nuko iyo ni character nziza nta cyane iyo ni character no kuvugana na Munyenga ngo afande colonel ngo tuzamu interview arambwira tereka ubwo wa interview inkotanyi zose ntabwo ari giye gusa ntabwo ari giye ni byiza nuko anga kwikuza kandi nuko kera kabaye rero dusoza ako ga statement nababwiraga umuntu witwa Kayumba urumva nge naramushatse ndamutelefona turavugana hanyuma hariya rero ku Munini nakubwiraga niho uriya muntu witwa Mavenge Sudi n'uwitwa Kayitani baririmbira ku Munini n'urwesero rwa Nyanza aho yanaga ari mukuru ariko niwe nyiri indirimbo ariko ahumva hafi nyiri bihangana ariko yarishwe barabihuje yarishwe noneho icyo nashaka kuvuga rero se twari turi tariki ya 2 Kamena kukurokora abatutsi kwabaye tariki ya 2 Kamena Gitarama yavuye mu tariki ya 13 murakoze anyumvira bise wumva yuko icyari kibagamije atari gufata ubutegetsi nk'uko bamwe babitekereza ahubwo icyari kigamijwe ari ukurokora abatutsi babatwe tariki ya 2 baragaruka barwana erega buriya n'ababivuga bafite uko babihorera n'ubundi urabareka bayifata uko bashaka nabwo bwarafashwe ariko ubuse turabaretse ubu urabona tubaretse abenshi babigurika babizi ubuse nka Gasana Stade bivuga iyo leta ntayisa yijyamo hari nk'abantu babivuga itutekereza iyo nzira se iyo nzu ya Kicukiro nako ya Kimironko ara munsi y'isoko buri kwezi ntabwo nkishyura muri leta ya Muhozi General Muhozi Kayinero Gaba yagaragaje ko ngo uwazareno ngo igomba kuraswaho aze gukina pre ni mind game bayibereye avuye kwa Tshisekedi kandi arabizi ko uyitera inkunga nabonaga ari umupropagandiste wabo witwa Van Mutoka yahise avuga ati nyuma yo guhura kwa perezida Tshisekedi na Muhozi ati Muhozi yageze Kampala ahindura ururimi avuga kuri wazarendo kandi abizi ko yavuze ko ngomba kuraswaho ariko hari n'ikintu akwiye kwirengagiza yuko abagande bafitanye amasezerano na ni nayo bari batabarana no ntagara gutabarana bino operation Shuja operation Shuja ibera muri Beni no muri uribuka wa mu general Muhozi ura mu general nyine uyobora intara y'Ituri uribuka ko yashwanye na Muhozi bagaterana amagambo cyane nayo ejo bundi yari yatumirwe Kinshasa basanga bagiye kubinoza nabo ariko bamuzaga kuba kandi magambo yari yaratangaje nabo avuga ko leta ya Kongo itabita mu gifaransa cyinshi
abantu bize kumubona trending ku mbuga arimo kwa mu generale oya baramutumije yatumijwe baratinze mu Burundi ho rero ntabwo byoroshye urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga mu Burundi rwemeje ko ngo ishyaka riri ku butegetsi murarize ni CNDD-FDD ngari ryo ryatsindiye imyanya myinshi mu matora y'abadepite bidasubirwaho mu gihe andi mashyaka avuga ko babibye bitari hari no mudepite wari wiyamamaje ku giti cye nawe ijwi rye bonye zero kandi yaritoye uno mugore we ntiyamutoye yego aracyanganye ariko rero niba yari bisobanuye reka tugende ku gisobanuro cyane yavuze ko yaravuze ati Kiliziya Gatolika muvuga ko igira demokarasi ngo nabo mu matora ya papa tuzi haba yamamaje abantu ngo niba batwiba turabizi papa wacu yaravuze ngo ariko n'umuntu yikorera umusaraba ze reka igiti tugire tunapfa bamwe mu batamwemera barimo barugurikana banenahazwe baravuze cyeze wo mubambaho ni hatari rwose ahubwo rero tujye muri siporo gatoya twabwira abantu muri kino gikombe cy'isi gikomeje cy'amaklebe Man City yarayitsinze yitwa RAN 6-0 Real Madrid yabashije nayo gutsinda ndetse ejo yari yagayitse yatsinze 3-1 yitwa Pachuca noneho ikindi kintu kigezweho cyane nuko ikipe yitwa Oklahoma City Thunder yagukanye NBA champion 2025 rwose ikipe yatsinze yitwa Indiana Pacers hanyuma hano mu Rwanda 391 yego hano mu Rwanda APR Basketball Club yatsinze Patriote Basketball Club amanota 83-75 zombi rero ngo zinganya intsinzi imwe kuri imwe naho Reg Basketball Club yatsinze UGB ya kipe ya Coach Gael yatsinze amanota 96 ku manota 88 mu mikino rero ya kimwe cya kabiri cya kamaramaka za championnat ya basketball hano mu Rwanda ikindi twabwira abantu nuko ishyaka riri ku butegetsi mu Bushinwa Chinese Communist Party na RPF inkotanyi basenye amasezerano aho hagiye gushingwa ishuri rya politike rya RPF inkotanyi noneho hakaba bajyana n'andi masezerano yo kubungabunga ingoro z'amateka ni mu gihe kandi nabonaga harimo Protais Musoni niwe wasinye kubijyanye n'ishuri noneho SG mwenyewe asinya kubijyanye no kubungabunga ingoro z'amateka rero twabwira abantu ko muri mpera z'icyumweru perezida wa Sena y'u Burundi wita Sinzobagira Emmanuel yagiye ruzinduko mu Rwanda aho yajyanye ibiganiro na mugenzi we Dr Karinda François Xavier baganira nyine ku kuntu bazamura umubano w'ibihugu byombi usanzwe ari mu bibazo mu gihe rero muri Uganda bari mu bigisha amasomo asanzwe twita social sciences bari mu tangira imyigaragambyo aho bavuga ko bahembwa kimwe cya kane cy'abandi bigisha za science bahabwa leta bahabwa miliyoni 4 z'amadolari z'amashiringi abandi bagahabwa 900 hafi miliyoni bahabwa kimwe cya kane ejo miliyoni 4 z'isena turebe hari abarimu barimo kuvuga ko bagomba gusubira kujya uwo bazasanga atazingirisha bagomba kumwirukana uzi impamvu mu minsi ishize uburezi bajyaga bashyiramo abantu babonye make ariko abarimu bari barabaye bakeya nabo kandi amashuri atanye none ze gute ufata umuhanga ukamutwara muri science kandi uzi neza science zigishwa abaganga se reka tuzabigire ejo tubigire topic rwose rero mu ntambara irimo guhuza Israel na Iran Israel yishe undi musirikare mukuru mu ngabo dasanzwe za Iran izo bita Islamic Revolutionary Guard Corps witwa General Amin Pourjoki nawe yamutsinze hari ya Baghdad aminako Tehran mu gihe kandi Israel yishe witwa General Sayed Izad wayoboraga brigade ya Al-Qud yatanze inkunga cyane hano rero mu Rwanda murabizi umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda IGP CG Felix Ntamuhoranye yashimye rero ubufatanye buri hagati ya polisi y'u Rwanda n'ibindi bihugu bya Afrika mu kongera ubumenyi n'ubuhanga cyangwa se n'ubunyamwuga mu gucunga umutekano cyane rwose noneho tugiye muri Kivu y'Amajyepfo n'undi muri ya ntambara ihuza M23 na Wazalendo nk'uko basigaye byitwa kariyo yonyine ingabo za Kongo zivuga ko ngo ziri mu gahenge kandi ziheza Wazalendo zikanivanga nayo na FDL n'ibiki mu ntambara iremereye yabereye ahitwa Cyambombo ni muri teritwari ya Karehe muri Kivu y'Epfo FARDC FDL n'Abazalendo n'abandi bose bambari babo n'abarundi bateye defense ebyiri za M23 nayo irabirukansa ibageza ahitwa Remeka ubu bari kurwanira ahitwa Isararo icyo wamenye nuko muri Kenya bose baragaruka bakarenda ibirindiro
biragoye cyabaguma iyo bakugejejeyo hari igihe babarindiraho bashyiramo. Urukiko rwo muri Kenya rero rwakatiye muri iki cyumweru rero ngo ushinzwe hari umuntu bafunze ngo igifungo cy'imyaka 30 ngo ni abagabo babiri ngo nyuma yo guhamwa icyaha cyo kugira uruhare mu gitero cy'iterabwoba cyabaye cyo muri 2019 ngo kigahitana abantu 21 muri hoteli hariya mu murwa mukuru i Nairobi. Icyo gitero cyari kiyobowe n'umugore rwose yita Elephant Woman niwe rwose. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Gasabo bwakiriye dosiye iregwa mu musore w'imyaka 23 ukurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 16 kugeza amuteye inda. Umwana w'imyaka 16 yaramusambagije mpaka amuteye inda. Urimo urabyumva ubugome mu bantu kuntu hari no nabonye ngo ugomba gutanga 150 kuko ihene ngo ariko rero nayo ni hatari. Ingabo zishinzwe kubungabunga amahoro z'u Rwanda zikorera mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye ngo muri Sudani y'Epfo UNAMIS hariya i Malakal ngo zatanze rero service z'ubuvuzi ku bantu barenga 400 ngo bavanwe rero ngo mu byabo bari baravanwe mu byabo mu nkambi zigiye zitandukanye hari Malakal. Urumva ko ingabo z'u Rwanda zikomeje gushinga imizi hirya no hino. Tuzanavuga neza ejo ku bintu kubijyanye no ko Trump akomeje kwikubita ku gatuza avuga ngo arimo guhosha ibibazo byugarije isi cyane cyane ariko avuga ngo intambara iri hagati y'u Rwanda na Kongo imaze imyaka 30 abantu bakibaza iyo ntambara ntibera. Ikindi wamenye nuko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ngo kirimo kwakira ibimodoka bya bindi bya burende birenga 100 ngo kirimo guhabwa rero na Societe International Golden Group. Urumva ubwo ngo nukugira ngo bakomeze barwane na M23. Ni imodoka zitwa Kaseri zitebwo ariko ntago Kongo yizibura ibikoresho n'umunsi n'umwe ari ubwo ntago wazi ku byo operating cyane. Ngayo nguko ndirwe Matseri murekezi ngayo naho ku munsi w'ejo mwe mushaka kwamamaza ibikorwa byanyu muradusanga hano muri Centre Saint Paul bidise mu duhamagara kuri 078833 mbifurije gusaza mudasabirije kandi Uwiteka abamwenyurire 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 abamwenyurire.